kuvuga ngo Irene nawe yagiye kubona abona Idrissa aturumbutse ariko ndi kubikubwira nyine ngo kuri guhari ukuri kwa nyako. Yego byari bikwiye ku mwana w'umunyarwandakazi ku minsi ibiri guhita atandukana n'ubashaka. Inkuru yo kuyumva nta gitangaza kirimo kuba urumva wakwihanganira ko uwo mwana bazajya barara bamucindura bamutimbura, ariko ntabwo umwana w'umunyarwandakazi yaba ari aho ngaho bamubabaza by'uko uyu mugabo bamuskaminze bishakiraga ubutunzi bagiye gupasura. Ukuri guhari. Yego ibisimba ivuga kubera ko ndi inshuti na Irene. Yego urumva ariko yari kuzayi nishimire ko goma za Burkina Faso bamutimbuza za Rakirete oya, ariko yari kuzagera akayimenyera. Byo nakubwiye Golfa byose bikubiye mwino, urabona aka gaparti ko hasi byose niho bikubiye. Uretse gato Jesus mutapingemo ndapfuye ngiye kubimanika hano. Jay ntabwo ngiye kuvuga nk'umuntu utiyumva muri Irene. Ukigana yakwanya muri Ndabi ndetse na Dorcas bari mu ndege, hari aho Vestina aryamaga hasi, hari aho Vestina ataka kuvuga ko afite inzara. Benshi baje babikomanta ibyo bintu avuga ati ni gute umuhanzi yavuye kuririmba kandi Kigali akahita afata imodoka imujyana ku kibuga cy'indege i Kanombe, akahita afata none n'indege imukura ku kibuga cy'indege imujyana muri Canada. Wongeye barishe oya nciye kuri Instagram amasegonda nuko nasharinga screen ngo birebe. Yewe uretse gato thinking okay the catri gucaho. Oya nyampana araruhutse ariko nibyo abantu muri gushyira muri request agiye kwisangara mu mitwe. Abantu muri gushyira muri request Alize wapost ngubelo ni post ya mafoto kuri Instagram. Okay abantu bose ngo yamano mirirwa siba none uzaje posting yatandika ati Idrissa divorce. uretse gato ngo yaramubyigaga ngo no muri Kiss FM muri cyo kiganiro. uretse gato ngo yagiraga ati niba mbyumvishe neza ibyo uramuga batubwiye ngo ntabwo arangiza. Ngo uriya mugabo ntarangiza niko tubyumvishe. Tanka wowe warabyumvishe mu kiganiro kuba cyumvishe. Oya uriya mutipe nika tubwiye, uriya mutipe wahamagaye atubwiye ngo ntabyo numvishe. Uriya mugabo ntarangiza kabaga kate bakame reka bagakate bakamutema kabakakate tukumve rega ngo nta iyo ariko uyu mutipe biragaragara ko atarangiza. None atarangiza ni ico si kibazo. Kuki umukobwa niwe yarafise ikibazo. Umva Kenzo umukobwa niwe yarafise ikibazo. Mwemuretse kwinjira mu buriri bwabo ngo pe garukiraho. asa umva inkuru z'ibindi binyamakuru. Game over. Umva ikinyamakuru bita Umuyenzi. Vestina agiye gutandukana n'umugabo we bamaze iminsi basezeranye kubana akaramata. Base bashyiraho kashi ndanyumvira divorce bayisinyemo. Aba batipe nta miyaga mani imihanda izatwibuka. umva umuntu kumenya ngo difanye nakubwiye ngo buruko umwaka ugiye kurangira Kigali wagira ngo ari Nyabingiza gurukya showbiz umwaka ushize ngaho Heineken ningaha amashanga ngabiki. Reka manze nkuri foto neza kugira ngo nyishireho bikunde. Ariko umugabo yarebaga nabi n'ubundi kwareba ko zose amushata atamureba. No uyu mugabo baramusikaminze ariko okay haje umuntu nkorera akantu ngo Vestina atanduka nani Shaka mabwizo kuri Godfather TikTok bazayimurekere. ngo marriage in Rwanda is a business. It's a hangasi sawa simbikoze neza. Yeah oya aha ni sawa mugatwara uko noneho ndahamagara ndemwoka byara muri bunyitabe mpamagara ribu bari barebanye bari baberanye
ntabwo baraberanye. baraberanye pe uyu mukobwa baraberanye Ribi iradusobanurira. Ribi irabizi ivy'urukundo. Oya Ribi igomba kudufasha. Ibafasha mu bihe. Ewe hano hari abantu bivanga mu ngo z'abandi nibo amamakamba. Hano abantu 900 batareba kuri Gloria Godfather badataba abantu kuri pano. Ibi ntantu bihuriye abashaka namwe mukabyubutindi mu mitima. Mwe muretse gato. Bashaka kumva itiko. Ariko bazere ko oya Godfather ibi bintu ushaka kufunga pano. Ubusobanuro 900 ntago bamutamo natwe turiho ntibadutamo abantu none se mwaje we azabaye amatiku we enjoying abantu mu mitima. None waje gucuruza inkuru y'uyu mukobwa ngo bagwa amakoyini inde urarimba urwubonye wanyatse ndimo ndavuganira wowe ngo nagurisha inkuru y'uyu mukobwa sindi muri station mo editinga ndi kukubwira Sanka uza abantu bari kubiye inkuru ni ba Rudoviko abandi bari gucuruza imboga kuri Bazirete abandi bari guheho duhinda twabanyirabuja za Nyamunsi ziri ahangaha n'ibitumbiko aha zamuka singuye still yego rat muceceke mwumvi amakuru mfite ngo nyuma yo kugeza i Kigali ukumva ko ari wo mwami w'abagore amakuru biravugwa ko ari wo wihishe inyuma y'iyi nkuru nkoherereje sorry iyi nkuru ya Vestina wamenye ko Murinda habi yatandukanye na Idrisse Murinda habi yatandukanye na Idrissa usurumva ibyo bintu Idrissa se yagiraga yakoranaga na Murinda habi reba iyo nkuru nkoherereje ntabwo abimenye ntabwo nabimenye Vestine amaze gukora reba iyo boro nkoherereje ndabibonye wabibonye nyuma y'ikiganiro cyabereye muri Canada Vestine akabwira muri umuntu we ngo ni wibeshye ugashaka uri umwana muto nzagushishura arangije yongeraho ijambo ngo uruzi umuntu utarangiza ngo uruzi cyangwa ngo urabone umuntu utarangiza mu yandi makuru cyangwa mu bindi bisobanuro uyu mugabo ngo ntabwo yasozagira urugendo rw'urukundo rwajyaga ikana uvuga ngo Idrissa ni kabwira Idrissa ni baritazari Jay ibivugwa ndi live nkurikiwe n'abantu 1000 barenga urumva ibivugwa ko ibi bintu cyangwa uru rukundo rw'aba bombi yari business umuntu bita Murinda habi yapanze kugira ngo bibe uyu mugabo w'umunyamahanga ibi bintu byaba bifite aho bihuriye n'ukuri nyuma yuko hashize iminsi 160 n'ingahe abanyarwanda muri ko nkurikira batubwiye ko ni iminsi bangahe bamaranye imyaka 162 iminsi 133 abanyarwanda barayibaze so nyuma y'ibi amezi ane nyuma ngo 136 niyo bamaranye 3 months 4 months 130 mutasi nawe adacaho siko yanze kubana na rugume byemewe n'amategeko so icyo mbaza ibi bintu byavuzwe ariko Dekata kabisakuza abantu ntibabyumve byafite ahantu bihuriye n'ukuri ibyo bintu se byuko uyu mugabo bamuskaminze bishakiraga ubutunzi bagiye gupasura ukuri guhari ego ibisimba ivuga kubera ko ndi inshuti na Irene ego ariko ngiye ukubwira ukuri guhari Irene nta ruhare yagize mu ikundana ry'abo bantu babiri iyo uko ni ukuri nago kaboko babigiye yarugizemo ushingiye kuki ushingiye kuki ko nta ruhare yabigizemo no kuvuga ngo Irene nawe yagiye kubona Idrissa aturumbutse ntabwo we yari amuzi yikundaniye na Vestina bisanzwe ibisimba ivuga kuko ni inshuti na Irene urukanda rwo gucinya inkoro noze ubwo uri kuvuga kandi aribyo uri gukora oya ntabwo ndi muri kandi nkubwira ko sindi kuvuga kuko ni inshuti ye uri kumva ariko ndi kubikubwira nyine ko kuri guhari ukuri kwa nyako ego yaje nyine nkuko nawe ushobora kuba watirita Dorcas usigaye ego bari kubakunda saa Irene hugaza kuza kubigaragaramo as a manager wabo bana yari manager w'urukundo rw'uriya mukobwa
oya ntago ari manager w'urukundo Godfather agenda gake. Irene yaje nka manager w'umuhanzi umukurikiranira ibye hafi ndetse no kumurinda aba bana bazajya baprodinga ubusa. Ibyo simbivuga ko ni inshuti na Irene. Ndabivuga nk'ukuri guha kubera iki ibyo byose akabivuyemo akahita atanga umwana nka se. Oya ntago yamutanze nka se, yamutanze as a manager kandi uzi neza imikino ibera muri ibi bintu bya showbiz. Arebye nabo umwana we bashobora kuba bagira gute bamukoramo content kandi we nta kintu kimwungu. Network z'i Kigali. Jay, ntabwo ngiye kuvuga nk'umuntu utiyumva muri Irene. Oya, murabivuga nk'umuntu ushaka kunteranya nawe. Oya, urumva Irene hari ukuntu njye nshaka kugira ngo byishakemo mwiyumvemo ariko nkabibura. Ariko singiye kuvuga nk'umuntu nyine kasinzi kandi urabizi bona ni daimoni yanyinjiye ariko izamvamo. Irene ntacyo atwaye. Irene ntacyo atwaye pe, mbabarira uzamukure ndabigusabiye ndinginze ndatakambye. Irene umuvandimwe. Jay, none iyi nkuru kimara kuyumva ucesha urumeza byari bikwiye ku mwana w'umunyarwandakazi ku minsi 2 guhita atandukana n'uwo bashaka. Inkuru yo kuyumva nta gitangaza kirimo. Yego. Nshimishije kuba umwana w'umunyarwandakazi yakagaruka mu rugo. Kuba urumva wakwihanganira ko uwo mwana bazajya barara bamukindura bamutimbura bakanamupfubya. Ndishimye cyane pe. Urabeshya. Jay, urakoze cyane ndabizi ikiganiro n'igisoko uraza kubirambura. Ngaho ndagushimiye ntabwo nari nzi kuri muri operation tumukwe. Ntago ari operation yewe ndimo ariko ntago umwana w'umunyarwandakazi yaba ari aho ngaho bamubabaza. Yego. Urumva? Ariko yari kuzayi. Nishimire ko aguma za Burkina Faso bamutimbuza za rakirete. Oya. Ariko yari kuzagera akayimenyera. Oya genda sha urafata umwana ukamuzirika ukamuboha ugashaka gukindura. Reka mfite n'undi muntu ushaka kwigitekerezo hano. Nawe ufite ibyo ashaka kuvuga. Reka mwumve. Yego. Ni akamware ku mwana tahe rimo bose. Ariko kumuza ku nteke zo kwiyaho. Niko yaka. Yes, giraffe. Ubwo uravuga ngo ndabizi wigeze gusengaho utaragira. Birakwiye ku mwana w'umukozi w'Imana uririmba tukagira aya masaha agiye kuba ahetse asenyurwa ananiwe kubaka. None se kugira ngo bamwice urumva ibyo bibazo ari guhora ntiyatagaza mu rugo abagabo bahari azashaka undi aracyari muto. Hanyuma yaka wowe ibyingo kugiye gusaza utarongoye ko byakunaniye ibyingo bifitemo ikihe gitekerezo? Umugore ndamufite kandi nanagushimira wanabimfashijemo kwa dufaranga wateranyije nitwo naguze ibikoresho byo mu nzu nabitanga yaratuma. Urakoze cyane yaka. Kugira umugore rwose niwe wabimfashijemo rwose. Urakoze cyane. Nta gitekerezo muri kumpa kuri iyi nkuru. Munyihanganire gato nta gitekerezo umuntu mushobora kumpa igitekerezo kuri ibi bintu wabivuzeho ko ari scam. No muntu bita ntuza no muntu bita Jihad. Abantu 1200 mu nkurikiye reka twumve niba Jihad aboneka. Ngira ikintu mubaza. Aya. Mutinga Mike. Umuntu wakoze kuri Galaxy nazamuke. Hari umuntu wakoze kuri Galaxy kanze murebe mubwira ashyire muri request azamuke. Ndi mu rusaku. Jihad wo gapfuye ntabwo uri mu rusaku ngo nagudasha kunyitaba. Umuntu wakoze kuri Galaxy bamwita Steel Perfume uzamuka abantu bagufollowing. Steel Perfume ngiye guhamagara murabyumva. Noneho hari iyi nkuru mugiye gutungurwa nayo. Ibi ngiye muri kureba hano kuri uyu mugabo. Hey. Amakuru ndayafite. Amakuru ya Idris ndayafite. Ntabwo wasenya urugo uvuga ko umugabo kuba afite ikintu kinini. Opionika waje. Opionika. Wamaze kuza. Oya, kambonye uyu nguyu kurode ndamubona.
reka mwumve yakana gasuko bashyigikiye ko uriya mwana ngo ataha akahukana. Mutapinge screen mwumve. Opio nikazamuka niba urukunyuma. Bro, abantu 180 bari gusaba kuzamuka kuri pana, ariko ndumiwe Godfather. Ndabashyiremo gashyirwa inyongero mwe ntago bazamura. Ndeberanya munsi mwe muretse gato. Bwana Korode waramutse. We isoka gato nk'amasegonda 2. Birihutirwa. Birihutirwa Korobe, ishano rya cyatsi umurizo wabimenye. Nabimenye kandi kiganiro nyire kwe kwikaza TV. Uravuga kubyerekeranye nande? Na Vestina. Urakoze cyane nk'umukozi w'Imana, reka tubyigize mu mwuka wera kurana umukozi w'Imana. Nanze guhamagara abanyamakuru badafite aho bahuriye n'umwuka wera. Ibi bintu binsobanurira mu magambo magufi. Claude, ibi ngibi byaba bisobanuye iki? Ibi bintu warabivuze bakwita umusasi? Narabivuze kuko narabirebaga, naravuze nti uru rugo nta ruhari rwasenyutse, abantu baravuga ngo ntabwo ari byo, ariko kandi umutima wanjye ucitse ururondogoro. Ndumva umutima wenda guturika kuko Murindahabire naha turibaza. Murindahabire kugeza ubu muri Canada abyifashe mate, kuko tugiye kubona nandi kumwe na Nepo w'Urugendo TV. N'ubu turi kumwe ku rukiko rw'ibanze rwa Nyamata, twaje mu rubanza rw'umusitari Silas Nzabahaye wafunguwe ejo bundi, ari mu rubanza rwa divorce n'umugore we. Tugiye kubona tubona kuri Instagram ya Vestina Nepo niwe wabimbwiye w'Urugendo TV. Kuki bibona duhise dukora ikiganiro, ariko kandi ntabwo birababaje cyane, birababaje. Ibi ni ugukoze soni umupasitoro wo mu itoro rya Eglise des Amis Kicukiro wabashingiye. Ikindi cya kabiri ni ugukoze soni ababyeyi, societe nyarwanda, itoro rya ADEPR by'umwihariko. Umunsi Vestina asohoka mu itoro rya ADEPR ntagaragarize itoro rya ADEPR, uko twavuganye n'umuvugizi w'itoro rya ADEPR Pastor Ndayizeza, yaravuga ati ntabwo nigeze mbona Vestina n'umugabo we, nta nubwo bageze ku biro by'ururembo rwa Ruhengeri, ntabwo bigeze batubwira iby'ubukwe bwabo ngo tubyange. Rero birita bivuze ngo Murindahabire ni ikibazo gikomeye cyane kuri Murindahabire, hejuru y'aya magambo uyu mwana w'umukobwa yatangaje. kandi n'ubyibuka Godfather bakoze ikiganiro kwa Irene, Vestina na Dorcas, Murindahabire bari kumwe. Vestina abwira Dorcas ngo wibeshye ugashaka ukiri muto ngo nagukubita. Harakandi kandi ukiyongereho koro. Yaravuze ngo urukumva? Yaravuze ngo uruza umuntu utarangiza. Ni ikibazo gikomeye cyane. Ariko Godfather waguhane Paul Urugendo TV kari uze. Mbere yuko ugenda ikintu ndi kubaza, muri Bibiliya cyangwa mu ijambo ry'Imana biremeye ko umwana w'umukobwa bakomeza kumuturubika adashobora kwihanganira umugabo bitewe n'ikintu kinini? Kuko niba umwana avuga ngo uruza umuntu utarangiza wagira ngo umwana yishwe n'uriya mugabo, bari abanyamakuru bafite ibintu binini. Ni ikibazo gikomeye cyane, biramutse ari uko bimeze ni ikibazo gikomeye cyane, kuko buriya icyambere ubutunzi hari abantu benshi bakurikira ubutunzi, bashaka bakurikira ubutunzi, ariko batazi n'ikindi batari bwarebesha amaso yagombaga kubabona. Vestina rero mu yandi magambo yavuzwe ko umugabo we Idrissa ari umutunzi, ari umuntu uyoboye imishinga mu bihugu bitandukanye, ari umunyamafaranga. Ariko se twibaza ni iki noneho gitumye ashobora kuba yadivorsa muri aka kanya agatangaza ngo niyongera gushaka umugabo wa kabiri ntazahubuka nk'uko yahubutse kwa iminsi 136 niyo bamaranye yonyine. Ni ikibazo gikomeye cyane. N'amasaha 12 n'iminota 41 n'amasegonda 12. Ubuse urabaramo n'iminsi amezi angahe bamaze muri Canada? Hari ubu nta mezi 2 bari bwamare muri Canada. Oya ubushyamo nayo kwidekarara kuko amakuru ufite ngo barigiye kwidekarara. Vestina ikibazo gikomeye cyane. So ahangaha rero ubuhanuzi nk'umukozi w'Imana mpanze utanga ubutumwa, hanyuma umpereza uwo mugabo niba hari nayo mvugane nawe. Nepo Godfather Gwino, urabona icyo navuga cyo nuko Satani ni umwanzi w'ibyiza, ntawakifuza isenyuka ry'urugo rwa Vestina na Idrissa. Ariko kandi umuntu ashobora kuvuga ngo n'ababyeyi be bashobora kuba barabigizemo uruhare, ntabwo tubirashinzwe. Ariko kandi iyo ugiye kureba uko iyo urebye umwana
usoza ishuri rya segonderi ahita yinjira mu rushako. ah, hari indera atari bwahabwe za ba nyirasenge inama za kibyeyi, yarangiza agahita yirukira mu rushako ngo n'ubutunzi, ngo babonye umugabo w'umukire ngo azabafasha, ngo bagiye kubafasha kuri byinshi cyangwa bafasha ibi n'ibi. Ibyo nabyo ubwabyo biri mu byatumye Vestina ahubuka mu rushako rwiwe. Biramutse ariko kandi ntabwo twavuga ngo biramutse twavuga ngo ntabwo ari ukuri. Vestina yabyitangarije, agaragaje ko yahubutse mu rushako, ko nashaka umugabo wa kabiri atazongera guhubuka nk'uko yahuze. Bivuze ngo rero we yidekaraye rwasenyutse, ahubwo yahisa abisiba rero abahungu bamaze yabisibye, twamaze kwitereka, twamaze kubibona, twabikuyeho. Reka ngwene Paul Urugendo TV muvugana. urakoze cyane. kundi kujya mu rubanza. Allo, urakoze po samagore faze. salama. Urabona? Nyuma y'uko urebye urugo rwa Murinda Habi na Idris rusenyutse, wumva ugize ubwoba? Murinda Habi. ahubwo Vestina na Idris. Njyewe nari nzi ko Murinda Irene na Idris baratandukanye. Irene kandi atari babana, Irene ni wabanye na Idris. None se Idris yakoranye ubukwe na Vestina cyangwa yakoranye ubukwe na management ya Irene? Njyewe nabonye ariko asezerana n'uwitwa Vestina. Oya, yasezeranye na management, yasezeranye na team yasezeranye na Irene. Bumvikanye batagondifata. Reka dukore kazi cyo. Warumbajije? Ibi bintu wowe wabyakiye ute? Ibi bintu wabyakiye ute, byagutunguye wabonaga bizaba? Urumva mbere na mbere ni nakababaro cyane cyane ku muhanzi dukunda. Burya ubona umuhanzi aririmba indirimbo zomora imitima y'abandi, mu gihe wavuga ko afite agahinda ndetse amaranye igihe kinini, ni ikibazo gikomeye cyane. Bya bindi bavuga ngo nuko mu buzima bwa social media, ariko atari bwo buzima tubayeho mu buzima busanzwe. Yego, niba umuntu avuga ko atazongera kugira amahitamo yo guhitamo umugabo uyu munsi yahisemo, ariko ko ntabwo mentioninga niba ari umugabo we. None uretse gato, ahangaha ntituza kuvuga ntabwo ari amahitamo y'umwana, ntabwo ugeze agira amahitamo. Operation tumukweye yakozwe na Irene ikimara gutegurwa, bafashe umwana bamuhereza bamwohereza muri misiyo. Ni ukuvuga ngo Vestine kujya mu rugo rwa Idris ni nk'ingabo z'u Rwanda ku mission. Komeza. Urumva Vestina mu by'ukuri niba avuga ko uyu munsi ari kunyura muri bad situation, bivuze ko bishobora kuba bijya gusa n'ibyo abantu bagiye basesengura mu kiganiro yakoze ubwo yahaguruka ku kibuga cy'indege i Kanombe yerekeza muri Canada, mu byitandukanye muri Canada. Afite ibitaramo aho mu kiganiro yakoranye na Murinda Habi ndetse na Dorcas bari mu ndege. Hari aho Vestina aryamaga hasi, hari aho Vestina ataka kuvuga ko afite inzara. Benshi bagiye babikomanta ibyo bintu, avuga ati ni gute umuhanzi yavuye kuririmba kandi Kigali akahita afata imodoka imujyana ku kibuga cy'indege i Kanombe, akahita afata none n'indege imukura ku kibuga cy'indege imujyana muri Canada. Nka management ye noneho kubera iki abaye aje kubivuga kuri kamera kashonje, management ntabwo bamubaza, ese ntawe ubishinzwe, ese nta muntu umuvugana mu gihe amaze gutandukana n'umugabo. Byose nibyo ahubwo twakwiriye kwibaza, niba umubyeyi, kuko buriya ni umubyeyi, kuko ushobora kuba atari umubyeyi kano kanya ariko yitegura. Nyamara nibyo nakubwiye Golfa, byose bikubiye mwino. Urabona aka gaparti ko hasi, byose niho bikubiye. Uretse gato, Jesus, mutapingemo ndapfuye. Ngiye kubimanika hano, mutapinge bimanike, mutapinge ndabishyiraho. Mutapinge afite utunono twinshi, ndapfuye. Muntapingire, Jesus guys, mutapinge mbishyireho, mutapinge screen mbishyireho. Hi, Hello. how are you? Mwese mutapinge rimwe mbishyireho, mutapinge screen mbishyireho. Let's go chat, Dolan, just stay here guys. Mutapinge screen kugira ngo mbashe gushyi. Jesus, mbege ifoto mbonye bazimu bashye. Buri muntu wese narambika agatoki, dutapinge screen, mutapinge screen mbishyireho. Mungu wangu bro, ntituzongere kujajinga ibintu amafoto mbonye anteye ubwoba. Yesu Kristo, mutapinge mwese. Barakubaka bintu baradukubira kabiri, shyiramo ikintu cyemo gift. Jesus, nukuvuga ngo tujajinga ibintu tutabonye. Mwese mutapinge screen kugira ngo babashe kuturekura. Tap the screen.
gift yose cyangwa barakuba kabiri mushyanga ama roses n'utundi tuntu kugira ngo apana bataza kumanura kuko ngiye gushyanga ibintu biremereye mutapinge abandi bashyanga ama gift mutapinge abandi mushyanga ama gift abayafite mushyireme buri muntu wese ikintu afite drop anything you have mutapinge ufite inyabarasanya ufite gift yose ari dropping mo nonaha niwo mwanya yewe gawe mbega ngwingo ingo zibamwe ibintu byinshi mu izina rya Yesu mwese mutapinge screen uko ngiye ndabishiraho ntabanga ngira ndabibashiriraho musharing live katika jina la Yesu mwe muretse gato the fuck Jesus mwe muretse gato kamubwira bime bitagize baramfungira account ariko ndabishiraho Yesu Kristo andi mu kiganiro guys mushyanga amaroza mumanuka mushyanga amaroza mushirema amaroza uwo niwo mwanya mwese mutapinge tujye ku 600 buri muntu wese nashyira agatoki kuko ibi bintu mutapinge screen abantu bakande kuri hatimi mushyanga amaroza hano mushyire muturoza mushyire abantu batandukanye bashyanga amaroza mushyire muturoza abantu batandukanye haraburaho tubiri okay mutapinge screen tugere ku 600 kuko nimbimanika bashobora kumpa warning ndashaka kugira ngo pano ibe active Jesus ariko naringiye kunyerera mu kanwa ngiye kuvugura mukobwa mbonye ibintu mujye mushaka abanyarwanda bene wanyu banyarwanda mutapinge screen mwese mutapingira rimwe mutapinge screen Jesus Christ dropping a gift yose ufite dropping a gift barakuba kabiri hano barakuba gatatu dropping a gift yose iremereye mushyiremo ama gift abandi mutapingi mushyiremo ama gift abantu mwese opionika yes umva ikintu ndi amakuru mfite yuko uriya mugabo ngo bagira icyumba kitafungurwaga wayamenye ngo yagiraga icyumba kidafungurwa ariko ntamenyera akazi nshakisha shaka amakuru noneho urukunyumva kara akavideo wakabonye Manje bitwa kabaka namuhaye link kugira ngo abinshatse abingatire ko nabigushakire dore ibintu ngiye kukoherereza guys barakuba gatatu mwoga pfamwe nta kintu nabankora kuri ipano niba mwatapinze mutapi n'izina ry'Imana mudapinga dore times turarangiye abantu 1400 murabyagira ntabwo dushobora kugera ku 2000 bya tapu bivuze ngo abantu 1400 mutapinge rimwe twaba dufite tapu 3000 kuko tapu imwe bayibarira 300 nako gatatu bivuze ngo mutapinge rimwe ni 3000 turi kumwe hafi 2000 bya tapu mutapinge screen nintagera kuri miliyoni ndabatumura mutapinge screen tapinga screen umuntu wese nafata urutoki arukoze kuri iyi foto Jesus kuko bahita bamanura mana yanjye ibintu mbonye n'amaso God Father Jesus musniping biteye isoni abantu 1478 tapu zanyu nta nubwo zishobora mu ndebera ahantu ndi nta n'abantu 500 batapinze ntabo kuko abantu 500 egare batapinze bose twagera ku 1500 abantu 500 ni 1500 turi 1500 hano mwoga pfa ngo turi bangaye 3000 byose okay ngiye kumanika mwihangane mukomere mwihangane ngiye kumanika inkuru mwigiza abana hirya mu sharing live mutapinge tugire kuri miliyoni mwigize abana hirya ibintu birakomeye ngiye gushyiraho ifoto mutapinge tugere kuri miliyoni nshyiraho ifoto ndapfuye ibintu mbonye
mbega umukobwa ufite umutima ukomeye. Jesus mana yanjye, mutapinge screen, mutapinge screen. Yesu Kristo. Tap the screen. Okay, let's go. Okay, chat. Everybody tap the screen. I need the tap the screen, everybody. Tap the screen. Everybody tap the screen. Mu tapping the screen. Ngiye gushira ifoto. Kamanze bereke example. Jesus. Mu tapping. No. Memories. Guys, times 2 chat. Mwitegure. Bampaye ifoto ngize ubwoba. Barakuba kabiri hano. Any gas, anything. Mwese mutapingire rimwe. Hano nta nabantu magana, mutapingire rimwe mwese. Umuntu wese nasheme ikintu afite times 2. Yesu Kristo. Wowe urafata agatoki kawe ugenda ukubita muri screen ku ruhande rwa God. Fata ugenda ugira ngo tap. Jesus Christ. Mushiremo inyabarasanya buri muntu wese na dropping ikintu afite. Mu dropping ikintu cyose gutyo, ikintu cyose inyabarasanya, udutima, utuntu twose. Dropping ikintu cyose ufite, we dropping agenda ushiramo kugira mbere ko ntangira. Tugiye kugera kuri miliyoni, harabura 200 ngahe byonyine. Harabura 200 mu bitaping. Everybody, let's go dropping ikintu cyose ufite. Yesu Kristo, ndapfuye God Father. Reka murebe ibintu mbonye. Reka murebe. Mutapinge mwese. Mutapinge. Harabura akarabo kamwe. Tayari. Mutegure gift ziremereye. Harabura 1,200 gusa. Mutapinge. Harabura 200 tutangire bimanuka. Yesu Kristo. Jesus. Yesu Kristo, ibintu mbonye mwemuretse. Reka ndebe niba yamaze kuhagera. Turashize. Mwemuretse gato. Haraburaho 200, harabura 1,100. Mutapinge mwese guys, aha twagiye dropping ikintu cyose ufite sasa. Hano dropping gift yose ufite. Droppingamo gift yose ufite mbere yuko manuka. Droppingamo gift yose ufite ingana kose, Manigani, Galaxy, anything you have dropping. Kugira ngo baze kwanlockinga ntabwo nashyira bira bintu bya nkomerana. Droppingamo gift yose ufite now. Times 3. Drop anything you have. Mbere yuko Jesus Christ. Ninde muntu wamfasha guhisha ntuza umuntu ushobora kueditinga kampishira. Barakuba gatatu mutapinge tapu bazikube. Hurry up, ikintu cyose ufite kidroppingemo. Kangubwiza ukuri hano ikintu bita guhurura. Ni izina ry'Imana mu ndebera abantu 1,500 twakabaye dufite tap 3,000, ariko mwese mufashe urutoki rwanyu mukarambikaho. Ikintu ukora kugira ngo tugere kuri miliyoni mbone gutangira gukina ibi bintu, fata agatoki kawe ugenda ugira pa double tap gutya, ugenda ukanda kuri iyi foto gutya bimeze, ngenda ukozamo agatoki, gutya. Umuntu wese uranga afata agatoki kawe ugenda urambikamo, tugere kuri miliyoni mpite ntangira kumanika. Jesus. Umva, mwumve hano muzi ngo ibintu birakomeye.
noneho ibintu bampaye biteye ubwoba. Uyu mukobwa arahita ava muri gospel, agiye guhita ava muri gospel, agiye guhita ava muri gospel. Ibi ni biki mbonye, ibi ni biki ndi kureba n'amaso yanjye. Jesus, no, murapfuye, ndapfuye Godfather. Jesus, Jesus, Snipe. Yesu Kristo. Aha, haraburaho ibihumbi, murebe hejuru ngo haraburaho kangahe, haraburaho kangahe kugira ngo ntangire 1918. Mwese mutapingira rimwe, mwese mutapingira rimwe, mwese mutapingira rimwe, tugere kuri miliyoni ntangire. Okay, we have to get to on 1 million. Let's go. Yes, brother. How are you doing? I'm doing good. I'm doing good. Do you want a battle? Yeah. Thank you so much. Yeah. No, brother. I don't want to battle. Get that. You don't know whether you accept it. Kumanyoko. Ipuka kubitwe n'inkuba. Chukana machinya. Ushita gusa. Wasting my time wa mkawe. Okay. Urandebera nyamunsi. Kikora kigusa. Yababa we. Okay. All right. Do you want a battle? Okay, everybody, let's go. Twagiye tugere kuri miliyoni. Twagiye. Everybody tap the screen. Tap the screen. Tap the screen. Everybody tap the screen. Tap the screen. Tap the screen. Everybody bikore tugere kuri miliyoni. On my side. Oh snap. He's fighting the taps like that. Guys, tap. Let's take a chance. Let's see how they're gonna do ya. God. Okay. That's only taps.